amazina yitwa Yusra Calibero Delgado Nite Tokyo Zen Oliveira yavutse ku ya 11 Kanama umwaka w'1998. Umukinnyi wa filimi mu gihugu cya Espagne wakinnye filimi nyinshi zakunzwe harimo iyitwa La Casa de Papel. Ubundi Tokyo ni mu buki iyo filimi nyinshi ariko ntitujye tumenya ngo abasitari bavuge kandi subscribe kuri channel Rukezo kugira ngo tujye tubana ubuzima bwacu bwa buri munsi, tujye tubabwira amateka y'abasitari abakinnye filime mwakunze. Nizere ko muje gukanda subscribe wanafunguye inzogera. Dukomeze. Tokyo amazina y'imyakuri yitwa Yusra Calibero Delgado yavukiye muri Sant Pere de Major mu ntara ya Barcelona ku ya 11 Kanama umwaka w'1989. Mama we yitwa Esther Delgado aho papa we yitwa Pedro Calibero. Uyu Tokyo kandi yakuriye ahitwa Sant Pere de Major, akaba afite mushiki we witwa Monica, ariko ntugire ngo mwakinnye muri La Casa de Papel. Tokyo ku myaka 6 gusa yamaze kwiyumvamo impano idasanzwe, aho yumvaga azaba umukinnyi wa filime ukomeye ku isi. Ubwo yatangiye kujya akina publicité muri classe yigagamo. Yakinnye publicité nyinshi, abana benshi biganaga batangira gukunda uburyo yaka. Imyaka 13 ubwo Tokyo yatangiye kwitoza ibintu byo kwakira. Yajyaga muri club bagakina filime nyinshi, ariko yakundaga gukina filime n'ubundi agaragaza ibintu by'ubushimwe. Nako yakomeje kwitoza n'ibintu byinshi bitandukanye, aho yitoje imbyino zitandukanye. Hariho imbyino yitwa flamenco, yitoza na jazz. Reka turebe muri zimwe muri filime Tokyo yakinnye. Tokyo yakinnye filime yitwa Los Gomez muri Fiska Okwimaika. Akina ari Margarita de Austria muri seri yitwa Isabel. Yakinnye mu mwaka wa 2014. Mu mwaka wa 2015 Tokyo yaje gukina muri filime Setsa ari umukobwa w'ijoro, Grand Night Out. Nyuma yaho yakinnye indi seri ya Kasamutwe, seri yakunzwe n'abantu benshi batari bake, La Casa de Papel cyangwa umukobwa yakunzwe n'abantu benshi batari bake. Aho muri ino seri La Casa de Papel yagizemo uruhare rugaragara, niwe wabaraga inkuru, akoramo ibikorwa byinshi bitandukanye. Ubwo yagiye arakundwa cyane, abantu benshi baramukunda. Nyuma yo gupfa muri season ya 5 abantu benshi barababaye. Akatesi ntabwo gahora n'iki, ariko ibyo ngibyo reka tubireke. Nyuma yo gukina muri seri yitwa La Casa de Papel, ibyo byamuhesheje amahirwe byatumye ajya gukina muri Hollywood. Hollywood ni ikigo gikomeye ku isi gikora amafilime. Ubwo yagiye muri Hollywood akina nanone filime yakunzwe cyane, Snake Eyes, mwaka wa 2020. Tokyo yakinnye filime nyinshi zigiye zitandukanye. Wakoze kureba aka gace ka mbere kavuga ku buzima bwa Tokyo. Kanda subscribe kuri Rukezo, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona abasitari tubashyiraho amateka yabo na filime bakinnye. Yagufasha no kumenya izindi filime zabo, ukaba wajya no kuzishaka ukazibona. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda na like. Magara gusitara. Wakoze kureba iki kiganiro cyawe. Reka duhure no kuwutegura. Bategura n'igice cya kabiri cya Tokyo.